ngira ngo rwose twese turabizi ntabwo byoroshye kubona umukandida ugiye kuzayobora ibihugu byose bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mwese murabizi ibyo ni OIF. Ni umukobwa rero wa Lumumba ubu tuvugana agiye kuzahatana na Louise Mushikiwabo. Ngira ngo Louise Mushikiwabo murabizi neza ko amaze imyaka myinshi cyane ari we uyobora uyu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ndabizi ngiye bumaje kumenyera rwose. Ni Steven Rwanda, channel yanyu ni Soma Rwanda TV. Uyu munsi tugiye kureba uko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwahisemo umukobwa wa Patrice Lumumba. Burya Patrice Lumumba mwese muramuzi, uyu mukobwa yitwa nde? Nukomeza gukurikirana iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru nkuko nyibagezaho kuri channel yanyu nziza cyane, mbibutsa gukora subscribe uraza kumenya amazina y'uwo mukobwa wa Patrice cyangwa se Patrick Lumumba ugiye guhatana na Louise Mushikiwabo usanzwe uyobora uyu muryango wa OIF. Reka turebe amazina y'uyu mukobwa. Ikintu ugomba kumenya, amazina y'uyu mukobwa rwose ugiye guhangana na Louise Mushikiwabo mu rwego rwo kuyobora ibihugu byose bikoresha igihugu cy'Ubufaransa, ururimi rw'igifaransa ndetse harimo na Kongo. Uyu mukobwa yitwa Juliana Amato Lumumba. Kugira ngo azahatanire umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF uhuza ibihugu byose bikoresha igifaransa nk'uko nabivuze haruguru, byari kuwa 26 Gashyantare uyu mwaka turimo wa 2026 rwose. Guverinoma ya RDC cyangwa se Republic Democratic Congo yagaragaje ko Juliana w'imyaka 70 y'amavuko afite uburambe cyangwa se afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu miyoborere ndetse na diplomasi. Mbibutsa ko aya ni amakuru y'umutekano na diplomasi nkomeje kubagezaho, cyane ko iyi myaka 30 ishingiye ku muco, ubutwererane ndetse bw'amahanga no kubwo ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego rw'ibihugu bitandukanye. Guverinoma ya DRC cyangwa se RDC cyangwa se Republic Democratic Congo igaragaza ko uyu Juliana yize kaminuza i Paris mu Bufaransa. Ngira ngo mwese murahazi rwose, i Paris ni umurwa mukuru w'Ubufaransa, aho iki gihugu cyowe na Emmanuel Macron, cyane ko nawe ababifitemo uruhare. Ubu tuvugana rero ubwo uyu mukobwa yigaga mu Bufaransa, bivuze ngo ni umuhanga mu rurimi rw'igifaransa. Niyo mpamvu agiye guhangana n'uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore cyangwa se uyu mama wacu w'umunyarwanda witwa Louise Mushikiwabo. Ngira ngo mwese Louise Mushikiwabo nta muntu utamuzi. Mbibutsa gukomeza gukurikirana iki kiganiro kugeza igihe kiraza kurangira. Byifashe biti hariya muri Kongo kubera iki uyu mukobwa ari ugiye kuyobora cyangwa se agiye guhangana na Louise Mushikiwabo. Mbibutsa ko ni Steven Rwanda. Uyu mukobwa rero akaba yarabaye minisitiri wungirije wari ushinzwe umuco ndetse n'isakazamakuru mbere yo kuba minisitiri w'umuco mu gihe cy'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Ngira ngo Kabila muramuzi, ni wayoboraga Kongo mbere yuko Perezida Felix Tshisekedi nawe amanuka ngajye kuyobora kira gihugu ngo akizunguze, nubwo akomeje kwitwara nabi akica abanyarwanda baherereye hara mu gihugu cya Kongo, abahora uko bavutse cyangwa se abahora ubwoko. Byari mu 1997. Ndabizi benshi hanga ntabwo mwari mwakavutse. Kugeza mu mwaka 2001 Juliana kandi yanabaye umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ingaga z'ubucuruzi muri Afurika kuva mu mwaka 2007 kugeza mu mwaka 2015. Guverinoma rero ya Kongo cyangwa se ya RDC ibona ko kuba avuga igifaransa nta gutegwa rwose, avuga adategwa kandi igifaransa akivuga neza, ukongeraho icyarabu, ukongeraho icyongereza, ukongeraho igiswahili ndetse n'iringara. Ngira ngo mwamwumvisha rwose avuga indimi zigera muri 6. Reka nzisubiremo neza muzumve neza. Uyu mukobwa Juliana avuga igifaransa adategwa cyane ko akivuga neza, ikindi avuga icyarabu. Ngira ngo abarabaho ngaho murahumva rwose, Arabia Saudite yajya yakavuga icyongereza akivuga neza, igiswahili ndetse n'iringara. Wibuka ko uyu Louise Mushikiwabo avuga indimi zigera muri 12. Ese mu by'ukuri Louise Mushikiwabo n'uyu mugore Juliana ninde uzatsinda undi? Njyewe amahirwe menshi cyane ndayaha Louise Mushikiwabo. Andika aho ngaho muri comment uvuge ngo Louise Mushikiwabo ni uzatsinda cyangwa se ni Juliana uyu mukobwa wa Patrice Lumumba. Mbibutsa ko uyu mukandida nawe akwiye kuyobora OIF kubera ko
ntabwo wayobora rwose ibihugu cyangwa se ibihugu byose bikoresha igifaransa uvuga ururimi rumwe nk'urw'ihene. Niyo mpamvu azi kuvuga indimi zigera muri 5. Mbibutsa ko Louise Mushikiwabo we avuga indimi 12 harimo igishinwa, ndaza kuzivuga hepfo aho ngaho nukomeza gukurikirana iki kiganiro. Narababwiye ngo nta wundi ubagezaho amakuru ni Steven Rwanda. Umukobwa wa Lumumba niwe mukandida wa mbere umenyekanye uzahatana na Louise Mushikiwabo. Ikindi uyu mukobwa akaba ashaka kuyobora OIF muri manda ya gatatu, kuko uyu munyarwandakazi yatangiye kuyobora uyu muryango kuva muri Mutarama umwaka wa 2019. Umunyarwandakazi mvuga nta wundi ni Louise Mushikiwabo. Mushikiwabo mbibutsa ko yavutse mu mwaka wa 1961 ku batabyibuka. Ikindi kandi akaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tuvugana amaze imyaka 20 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1986. Ikindi yanahize indimi, ahiga kaminuza, cyane ko yize muri kaminuza nziza cyane yitwa Delaware. Avuga adategwa indimi nyinshi cyane zirimo igifaransa. Muceceke mwumve cyane rwose kandi mwicare mutera agatebe mu ntega amatwi. Uyu mugore Louise Mushikiwabo avuga igifaransa neza cyane adategwa, avuga icyongereza, avuga ikinyarwanda nk'ururimi kavukire, ngira ngo murabizi yavukiye mu Rwanda ku batamuzi neza. Ikindi yavuye muri Amerika ajya gutura muri Tunisia ubwo yajyaga gukora muri Banki Nyafurika itsura amajyambere cyangwa se IFDB. Ikindi ashinzwe itumanaho ubwo yarashinzwe itumanaho muri iyo banki. Muri Werurwe mwaka wa 2008 yasubiye mu Rwanda aba minisitiri ushinzwe itangazamakuru. Ngira ngo abanyamakuru mwese aho ngo murumva neza cyane ko nanjye ndi umunyamakuru wabigize umwuga rwose. Kuva mu Kuboza umwaka wa 2009 kugeza mu Kwakira umwaka wa 2018 Mushikiwabo yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Ava kuri uwo mwanya nibwo yaje kuyobora OIF cyangwa se umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Ngira ngo aho ngo mwabyumvishe byari muri Gicurasi umwaka wa 2018. Ngenda byibuka neza cyane, nari mpibereye rwose. Ikinyamakuru Jeune Afrique kubakunda kugisoma ngemba nagisomye. Mbibutsa ko nzajya mbasomera amakuru agezweho, amakuru meza cyane, amakuru y'umutekano na diplomasi. Jeune Afrique rero iki kinyamakuru cyashyize Mushikiwabo muri bake bavuga rikumvikana muri Afurika kubera uruhare rukomeye yari afite mu guteza imbere imiyoborere kuri uyu mugabane wa Afurika. U Rwanda rero narwo rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga Mushikiwabo ngo ahatanire manda ya gatatu. Nyuma yaho mu mpera z'umwaka ushize ibihugu byinshi byo muri OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango, byarangiza bikamwizeza kongera kumutora rwose. Ngira ngo Mushikiwabo burya ashobora kongera kuyobora kubera ko aracyafite imbaraga nk'uko mwabyumvisha haruguru hariya. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF iza mbere mu mujyi cyangwa se iza mbere mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambridge. Ngira ngo harangenda hazi nageze mu minsi yashize kuva tariki 15 kugeza kuri 16 Ugushyingo rwose uyu mwaka tuvugana 2026. Niyo mpamvu rero uyu mugore yongeye kuza ku mwanya mwiza cyane wo kuba yahatanira kuba yayobera cyangwa se yayobora uyu muryango wa OIF. Bakunze basoma Rwanda TV, ese mu by'ukuri ndagenda ntagize icyo mvuga kuri 23? Oya rwose naba nkoze ikosa kubera ko 23 murabizi ni igisirikare gikomeje kurwanira amahoro hariya muri Kongo. Birashimishije cyane rwose kubera ko umutwe wa 23 cyangwa se IFC 23 yanenze amahanga yinumiye mu gihe leta ya DRC cyangwa se leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero kuri 23 ndetse bagakomeza kwica abaturage babarizwa hariya muri Kongo, cyane cyane abanyamurenge babahora ko ari abatutsi. N'umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bw'ihuriro rya 23 bwagaragaje ko bubabajwe n'uburyo umuryango mpuzamahanga ukomeza guceceka mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeza kwiyenza cyangwa se kugaba ibitero no kwenyegeza umuriro hariya mu ishyamba. Ngira ngo ngewe narindi yo mu minsi yashize hariya i Kinshasa. Reka turebe ukuntu byifashe hariya muri Kongo. N'umuvugizi wa 23 ngira ngo mwese muramuzi, yitwa Lawrence Kanyuka cyangwa se Kanyuka bitewe n'uko bivugamo, yatangaje ko kuri uyu wa 25 Gashyantare ngira ngo ni mu munsi washize muri uyu mwaka turimo, ihuriro ry'ingabo za leta ya DRC ryagabye ibitero bigari cyane mu bice by'abasivili ndetse no ku birindiro byabo ryifashishije drones n'imbunda ziremereye. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize nibwo uriya mu generali rwose nawe yabashije kuba ya kwigendera Wiringoma
kubera ko urugamba ntabwo rwari rworoshye muri Kongo. Kanyuka yasobanuye ko hari igitero cyagabwe mu gace ka Rutigita, Rugezi ndetse no mu bice bihana imbibi muri komini Minembwe ndetse na Kitazungura muri teritwari ya Kirehe. Ngira ngo hariya rwose ndahazi ngewe. Yakomeje agira ati ibi bitero biri gutera impfu nyinshi cyane, guhunga kw'abaturage b'abasivili benshi cyane, bigateza ikibazo cy'ubutabazi cyangwa se ikibazo cy'ubutabazi buke cyane ko ibitero bifite ubukabana bukabije cyane. Umuyobozi wungirije wa mama 23 ushinzwe ibikorwa bya politike, diplomasi n'imiyoborere nababwiye ko ngiye nkomeje kubagezaho amakuru y'umutekano na diplomasi. Uyu mugabo akaba yitwa Bertrand Basimwa yibukije umuryango mpuzamahanga ko leta ya DRC iri kurega cyangwa se iri kurenga ku masezerano munyihanganire rwose nari nkoze ikosa, ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge bishimangira ko yahisemo intambara. Uyu Bisimwa yavuze ko bigaragara ko nta gahunda ifatika ihari yatuma leta ya DRC ihagarika ibi bitero, kuko mu gihe cyose irenze ku gahenge nta muntu n'umwe uyamagana cyangwa se ngo ayigaragirize cyangwa se ngo ayitunganye ngo ayibuze gukora cyangwa se gukomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngira ngo murabizi Amerika ibingibi byose ibyihishe inyuma. Amerika rwose niyo ibyihishe inyuma. Yakomeje agira ati nta ngamba zigaragara zafashwe mu gukumira ibyago by'imirwano. Uko guceceka rero kunyuranyije n'umuvuduko w'amagambo avugwa iyo ihuriro ryacu rikoresheje uburenganzira bwarwo ndetse no kwirwanaho mu gihe batugabyeho ibitero abanzi bacu. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hari abasirikare benshi cyane bagera mu 9 bapfuye nabavuze mu mazina nkuko nagiye mbivuga. Ibitero rero byagabwe kuri uyu 25 ngira ngo ni ku munsi washize Gashyantare, bikurikiye ibindi bya drones byagabwe ku ngabo za DRC muri centre ya Masisi ndetse no mu nkengero zayo byari kwa 24 Gashyantare. Bakunze basoma Rwanda TV nkomeje kuvuga rwose amakuru ni menshi cyane, ndaza kugaruka mu kanya mbagezaho mu Buganda uko byifasheho ngaho naho tuvuge ku muhungu wa Museveni amakosa akomeje gukora. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe. Njyewe ni Steven Rwanda, igihugu cyacu ni u Rwanda, channel yanyu ni Soma Rwanda. Ndabakunda, mukomeze mukunda u Rwanda, mwirinde umwanda.